ngushimiye ko video ifunguye, reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi neza Imana igwire muri we cyane. Ikikurimo cyute kikuriho kandi icyo ukora si icyo uricyo. Umucyo w'Imana ukurasire cyane kandi kugirwa n'Imana bikugwireho cyane 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 cyane. Imigezi y'ubugingo gutembemo, umucyo w'Imana ukurasire. Imana ikugeza agambiye kukugeza kandi ubiki Imana yagambiriye igomba kuba cyo. Nitwa Ndamukunda Patrick, nkaba ndi kumwe n'umukozi w'Imana ni Evangeliste Aniseti niyo mugabo, ni umukristo, ni umukozi w'Imana n'umwana w'Imana. Icyaremwe gishya yavutse bwa kabiri. Turi ku Mukanguzi TV, aho ijwi ry'umukanguzi, aho tugira gahunda y'ijambo ry'Imana, gahunda y'amasengesho. Twakiriye umuyobozi w'iyi channel w'uyu murongo w'ivugabutumwa yitwa Aniseti niyo mugabo. Tugwaye ikaze mukozi w'Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Uvuze uti ni umuyobozi. Ni umuyobozi. Ni umuyobozi uratuyoboye. Murakoze kuduha ikaze. Reka duhe n'abandi badukurikiye nabo tubaha ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amahoro, ubugwaneza n'imbabazi z'Imana bibomeho iteka ryose. Amen. Amen. Kugirwa neza n'Imana yababeho. Amen. Igikundiro cy'Imana kibe kuri we. Amen. N'igitinyiro cy'Imana kibe kuri we. Amen. Amen. Anisamo kuri imizi. Ndashima Yesu. Mu rugo muraho? Yego, mu rugo nta mahoro. Abana na madamu ni bazima. Uretse n'icyo n'ubugingo bwacu ni buzima. Umwana arimo gukina? Yego. Ubugingo umwana Yesu muri twe. Nicyo nshatse kuvuga nanjye. Ufite umwana ufite ubugingo. Arakina neza. Arimo gukina. Uriye hagati y'umubyeyi n'umwana bafitanye communication, ubwumvane. Iyo umwana ari muzima, umubyeyi ndavuga muzima busanzwe, umubyeyi arabyumva. Niyo ariko umubyeyi afite ikibazo n'umwana arabyumva. Ubwo rero ku muntu ufite agakiza muri we, ni umwana uba ukina arabyumva. Umwana arimo gukina rero. Cyane rwose. Aratera imigeri. Umva. Arambura n'ibiganza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ku Mukanguzi ry'umukanguzi umaze iminsi udahari, byagenze gute ko twakubuze? Akwijwi ry'umukanguzi nabuze mu bintu bisa n'umugisha. Ariko kandi bigasa naho ku rundi ruhande atari umugisha. Gusa ariko ibyinshi birimo n'umugisha ko urabizi twari tumaze iminsi myinshi nta bikoresho. Twaje kubibona nubwo atari byose ariko twarabibonye. None nza kugira ikibazo cy'abatekinisiye. Reka tuhibuze. Tuhibuze. Ugafata ibiganiro ugaheruka kubifata. Ngaheruka twagiye gukora inyigisho. Ariko kuzabona ngo ushinzwe kubyeditinga no kubyaprodinga ngo yabishyizeho, reka da. Akabyanga nta mpamvu, akambwira uti sinzi impamvu. Juste nawe nyine ubona nta mpamvu. Ariko umurimo w'Imana rimwe na rimwe Satani ajya turwanya anyuze hirya no hino, ariko ndibwira ko tugiye kubihindura kandi Imana izabana natwe. Yego, Imana ishimwe. Nyemerera ubanza ufata umwanya ushima Imana iduhaye no buryo bwiza bwo kwamaza ubutumwa bwiza, nyuma tuze kuganira ku kintu cyiza nifuza ko tuza kuganiriza abantu. Imana ishimwe. Reka dusangire na bene data uyu mwanya w'isengesho, abadukurikiye aho muri hose, icyo muri gukora cyose, umwanya murimo wose, reka duhe Imana umwanya dusenge. Turagushimiye Yesu data mwiza, tugushimiye ko ari wowe mutanga bugingo. Tugushimiye ko waduhamagaje ijwi ry'ubucunguzi ukabikomeresha kumena amaraso yawe, umuzuko wawe ukawuduhesha ubuzima, kuzamurwa mu ijuru ukaduhesha icyicaro. Ikirenze kuri ibyo, umwuka wawe wera akaduha ibyiringiro byo kuzabana nawe. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya uhamagaye bene data muri Kristo Yesu, uhamagaye ababizera kugira ngo dusangire umwanya wo guhamya kwizera kwacu. Uhamagaye mwami nyaguhora ku ngoma abo mu mpande enye zigize isi kugira ngo tuganire n'ab'ijambo ryawe. None mwami, icyo ushaka ko bumva aba ari cyo ushyira ku mitima yacu. Icyo ushaka ko bumva aba ari cyo tubwira ngo tukivuge. Ijambo ryawe rirakiza, ntihagire usigarana uburwayi yumvisha ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ihumure, imitima itinya turayibwiye ngo nikomere, ikomeretse nuyibere icyomoro, kugira ngo ineza no kugirirwa neza nawe bigaragare ku bantu bawe. Turagushimiye mwami, tuguhaye icyubahiro, ubuntu n'imbabazi, urukundo n'ubugwaneza bwawe bibe kuri twebwe none iteka ryose. Yesu Kristo, amen. 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 Turakorera muri uwo mwuka n'ubundi watangiye dusenga tuyoganira ku masengesho. Imana masengesho. Uri umugabo wasenze kandi urasenga, kimwe mu bintu ngukundira kandi nkuziho. Ngewe kuba hafi cyane, tukunda kubonana ukunda gusenga kandi
ni ubuzima, ni imibereho, bitugira umumaro. Yeah. Ariko ndimo ndibaza ikibazo ni sete duhera ahangaha. Gusenga kugira ngo umuntu asubizwe, hari abantu bavuga ati narasenze, nagiye hariya na hariya ndasenga ariko gusubizwa byaranze. Turaza gukoza umwotsa aho cyane, ariko tuvuga n'amasengesho muri rusange ko tuze kwibaza ni gute umuntu yasenga ngo asubizwe. Ariko ubundi reka mbere kuri iki, ku cyundi dusenga. Impamvu dusenga ntabwo ari ukugira ngo dusubizwe, ahubwo gusenga ni uburyo bwo kuganira n'Imana, uburyo bwo kuyiramya no kuyihimbaza. Impamvu ya mbere ituma dusenga ni uko twizeye ko iyo dusenga yumva, kandi noneho natwe tukaba tuyumva. Noneho gusenga kwacu bisa no kurya k'umuntu wambaye umubiri. Kurya k'umuntu wambaye umubiri ni ukugira ngo abeho. Noneho gusenga kwacu nabyo ni ubuzima. Buri wese ategetswe gusenga, of course, umukristo. Noneho apana igihe kimwe asengesha umwuka wera kandi iteka ryose. Yego. Ubwo isubiza munsubije no gusenga icyo ari cyo, cyangwa urambwiriye gusenga n'icyo ari umwaje kuki dusenga? Wari umbwiye ngo kuki dusenga? Nese nibaza gundi gusenga n'iki? Gusenga ubwabyo biri mu byiciro byinshi bisa n'ubwisanzure umukristo agira ku Mana ye. Noneho harimo icyiciro cyo kuramya mu gusenga, harimo guhimbaza. Guhimbaza ni ikinyarwanda kirimo ikinyarwanda cyinshi, harimo gukeza cyangwa se gushima no kuvuga ibyiza Imana yakugiriye. Ibyo nabyo biri mu isengesho. Noneho kuramya ni ukuvuga Imana ukwiri. Noneho bikaba n'imirimo, ko kuramya harimo gufasha, harimo gutura, harimo kuririmba, harimo kumva ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukuramya, biri mu itsinda ryo gusenga. Noneho uburyo bwacu bwo gusenga harimo n'icyiciro cyo gusaba, kuko iyo uwaduhaye tumuzi tukemera ko ari we waduhaye, tuba dufite amashimwe y'ibyo yadukoreye. Noneho birasobanuye ngo nitugira n'ibindi dukenera twongere tumusabe. Ariko noneho kumusaba kwacu tumusabira iki? Ko hari ibyo yakoze. Noneho ibyo yakoze bitwizeza ko n'ibyo twasaba yashobora kubikora. Noneho bigatuma no gusenga bizamo gusaba. Ariko ntabwo ari ugusaba gusa. Hari abavuga ngo ni ukuganira n'Imana, nibyo birimo, kuko ntiwaramya Imana mutaganira. Ariko ikibabaje cyo muri byo ni uko hakora igice kimwe cy'umuntu cy'umubiri. Ariko noneho kuramya no gusenga ni igikorwa cyose kibera mu mwuka, bikazana ihumure mu mubiri. Iyo ujyanye umubiri rero ugira ibikomere by'ibyo wabuze ku Mana, ariko iyo ujyanye umwuka ugira ihumure ry'iby'Imana yakoze n'ibyo izakora, ukabaho uri umutsinzi mu bihe byose. Rero tuvuze ngo gusenga ni iki, mu ijambo rimwe ntibyaba bihagije kubibwira buri muntu wese, ariko mu buryo bumwe ni ukuramya, ni uguhimbaza, ni ugusaba Imana ishobora byose, no gusabana n'Imana. Yego. Hari idini cyangwa amadini agira amasengesho atandukanye, ariko hari n'abavuga ati babyita gusaba. Gusaba bakabyita gusa, bikubakira aho ngaho. Ndagira ngo tubihe umurongo nyawo. Yego. Ninde usenga asenga gihe ki? Gusenga kwiza ni ukuhe ubundi mu by'ukuri? Mutusingiye ku byanditswe, umuntu wasenze neza yasenga gute? Bibiliya, Yesaya igice cya 58 yaravuze ngo idini nishimira niyi. Bari mu buryo bwo gusenga burya. Yego. Yarababwiye ngo gusenga nkunda ntabwo ari igihe mwiyirije ubusa mugahotora amajosi nk'imiberanye, cyangwa se mukabona uko muboha abantu ingoyi z'uburetwa. Gusenga kwiza ni ukwibuka imfubyi n'abapfakazi n'abandi badafite shinge na rugero. D'abord gusenga ni ugufasha abandi. Yego. Noneho wari uvuze ngo ninde usenga? Umuntu usenga ni umuntu ufite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Uraza kwibaza ngo abadafite Yesu ntibasenga. Icyo ngiye kubaza ko bafite uko basenga, ariko ngiye gutekereza ibyo ngibyo twabyita amasengesho atari Imana yacu, kuko Imana yacu inzira iyigeramo igera mu Mana ni muri Kristo Yesu. Noneho niba nta kunyura muri Kristo nta no kugera mu Mana. Ubwo urumva amasengesho agarukiraho basengesha umubiri. Noneho umuntu usenga agomba kuba ari umuntu wakuye ibishimwa mu bigabo. Ko Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Ariko noneho amasengesho y'umukiranutsi ni umubavu uhumurira neza Imana. Bivuze ko Imana ikunda igakumbura n'amasengesho y'umukiranutsi. Noneho mu magambo make ngusubije, umuntu usenga agomba kuba akiranutse. Agomba kuba akiranutse. Hari akantu uvuze mutangira ngo gusenga kwiza ni ugutanga, ni ugufasha. Ubwo bivuze ko umuntu udukurikiye ufasha abari mu masengesho, barimo gusenga, ashaka kwita avuga ati nirengagije kujya mu cyumba, nirengagije kuvuga akanwa, ngiye nzajya mfasha ubwo ari ugusenga no gufasha. Hari ikintu
Patiri, burya iyo tuvuze ngo umuntu yateye intambwe tuba tubyise imwe ariko burya ni nyinshi. yego bivuze ko iyo asohokewe agatera intambwe agahita ahagarara aho ntiyari gushyika aho agiye. yateye intambwe ashyiraho indi, no ku yindi ntambwe yongeraho indi, no ku yindi ntambwe yongeraho indi. birasobanuye ngo mu mirimo wakoze ubyita gukorera Imana wongeraho undi murimo, noneho no kuri wa murimo wongereho undi, no ku wundi wongereho undi, kuko intambwe imwe ntishyitse umugenzi. atera imwe akongeraho indi, utera imwe ukongeraho indi, kugeza aho ugera. urakoze. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. yego gusenga bimarira icyo umuntu usenga mu by'ukuri? Bwa mbere bihuza ubugingo bwe n'ubuzima bw'Imana. bituma twebwe ubwacu gusenga. uzarebe umuntu ubuse ndavuga ngo iki, umuntu uhora arya ahora haza. noneho natwe iyo dusenga bihembura ubugingo bwo muri twebwe, noneho bituma ari umwuma w'ubugingo, bikaduhesha ibyiringiro by'ahazaza. kabiri, bitwegereza Imana. noneho gatatu, bituma duhora turi abatsinzi, kuko gusenga nibwo buzima, niyo mibereho. noneho gusenga ni nazo mpinduka. noneho umuntu usenga ahorana amakuru y'ijuru, ahorana amabanga y'ijuru, kuko umuntu usenga Imana ivugana nawe. kabiri, nawe avugana nayo, iramwereka, imubwira imiburo, niwe umenya ibizaza by'Imana. umuntu usenga niwe ukomera mu makuba, umuntu usenga niwe ukomeza abandi, umuntu usenga niwe Imana ishaka. umuntu usenga ni nawe cumbi ry'umwuka, kuko umwuka uri muri twe Bibiliya iravuga ngo ahora atunihira. ntabwo umwuka yasenga atadusengesha. none gusenga ni igisobanuro cy'uko dufite umwuka utuma twegerana n'Imana. hari abavuga gusenga biravuna cyangwa biroroshye? bivuna umuntu wabikoreye mu mubiri. ubundi se igikorwa ukora utikoresheje, aravuga ati ukazaba umwigisha ugiye kurimba, gusenga biravuna. ubwo ni umwigisha uri ku ruhimbi ati gusenga biravuna, ngo umuntu ubishobora uzamutinya. nicyo kivuna cyane kuruhe gusenga, kuko biravuna. ntabwo dusenga kugira ngo abantu bazadutinye, ahubwo yaba bari batinyutse bakaza tugasengana nabo, nibura bikaba byiza. gusenga kuvuna ni uburyo bw'ubwitange bw'umubiri, ariko mu by'ukuri reka nkubwire, burya abantu benshi bavunika iyo bari mu kazi, ariko inyungu z'akazi iyo zije zibakandana ya mvune, bibagirwa imvune. ni bimwe umunyarwanda avuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. gusenga impamvu bivuna, gusenga biravuna, ariko no ku ruhande rumwe ntibivuna. kubera iki bivuna? ni uko dusenga dufite ibyo dushaka, tutari gukora icyo Imana ishaka. iyo usenze ufite icyo ushaka ku Mana, biba umutwaro uhora wikoreye, ukanavunika mu mutima kuko utabona igisubizo cy'ibyo wasengeye. ariko iyo usenze nk'umuntu uri kuramya, gusenga biraryoha. gusenga ni uburyohe, ni ubuzima. none se kuki utavunwa no kubaho? ni uko uriho. none n'umuntu usenga amasengesho ye ni imibereho, aba ariho. umuntu we w'imbere aba ariho. umuntu we w'imbere wambwira ngo yavunwe no kwegera Imana gute? Dawidi we yaravuze ngo ariko kuri njyewe kwegera Uwiteka niko kwiza kuri njye. none bikuvunnye gute kwegera Imana? ku buryo biba igitsikamutima kikuvuna. ahubwo se niba gusenga bikuvuna mu rwego wumva iyo mvune wayikira, ubwo uzasubira gusenga gute? ni ikibazo. hari amatorero n'amadini apanga gahunda zo gusenga, wenda amasengesho ya runaka yapanzwe n'itoro runaka, ugasanga abantu babuze mu rusengero banze kuza, ngo birabavuna. ariko bapanga konseri, bapanga ikindi kintu gisa naho gishibura abantu bakaza. biterwa n'iki? ni uburyo bwo gutegura mu ivugabutumwa buba busa naho bwatunaniye. ubwo ikibazo cyakiri mu bateguye cyangwa mu bazi? ikibazo ni mu bateguye. burya Patiri, iki kintu muzagitekereze. sinzi niba atari ukurengera, ariko reka mbivuge, ntacyo ndi busenye jo panze, ariko reka mbabwire iki. burya umuntu wivana mu rugo akaza kwicara mu rusengero ntabwo agorana kwigishwa, kuko yaje ashaka ngo umwigishe. none icyo asaba ni kimwe, ni uburyo umutegurira bwiza bunyura imitekerereze ye. kandi mu buryo bwo gutegura amasengesho harimo ibintu bibiri. hari ugutegura ushingiye ku marangamutima n'amavamutima y'abantu. amarangamutima ni ugukora ibintu bya attracting abantu bikabatira, sibyo? noneho amavamutima ni ugukora ku bintu bisigara ku muntu w'imbere ari uhinduka. ibyo bintu byombi iyo tubibuze mu masengesho abantu ntibaboneka. kumbe biruzuzanya. amarangamutima n'amavamutima birakorana, kuko hari ibyo abantu bakunda. ibi ngibi twirirwa dusanga abantu bavuga ngo runaka simukunda ni umusatuzi. hari abamukunda, kuko hari abantu bakunda guteka
bakoresheje udukwi bita inyayo. Inyayo urazizi? I don't know. Ntazo nzi kabisa. Inyayo ni udukwi duto tugira umuriro ushabira ugurumana ariko udatinda, sibyo? Ibishagarira. Bishagarira cyangwa se ibishara uko babyita. Ariko hari n'urukwi rw'umwasi. Yego. Rushobora kwaka gahoro ariko umuriro ugatinda. Rero wa muntu ushaka kurya ibipfubwe ibidahiye uri kwihuta ashobora gukoresha udukwi tw'ubunyayo, sibyo? Cyangwa bwa bishagarira ibishara. Noneho ariko ikindi kidasanzwe, za nkwi burya zishyushya amazi. Nubwo zitagira umuriro utinda zishyushya amazi. Nubwo zitagira umuriro utinda amazi ashyushye wasonga, zanateka isosi. Mu yandi magambo twebwe tukazikuramo twirengagije ko hari uwaje yananiwe uri bwikorera utwo tumworoheye, kandi nawe yaje ubwo yizanye yari akwiriye kubona ibyo akeneye, noneho n'abandi bakabona ibyo bakeneye. Urabizi mu kiganiro nsobanurira twagiye tubivuga, bagiye bagikurikirana kuri radiyo Life Radio, twagiye tuvuga abantu bane bigishwa: umunyabwenge, injiji, umuswa n'umunyamubiri. Injiji nuturuka ku kujijwa ukora ikintu, arye bagize ngo urabatutse kandi ntabwo ari ugutukana. Injiji ni ikinyarwanda gituruka ku muntu uzi ibyo gukora ariko agakora icyo atagakoze, habyara ikinyarwanda bita kujijwa. Noneho ari uwo muntu ujijwa agakora ikintu mu mwanya w'ikindi, buri munsi bamwita injiji, aba ari injiji. Noneho hakaba n'umunyabwenge, b'abafarisayo wumvira mu bwenge ijambo akavuga ngo birishatse kuvuga iki, akanariza, nta mwuka afite akabanza kurishakira logikoma, uretse ko aba yibeshya ijambo ntiringana n'imitekerereze ye, imitekerereze y'ingana nawe nyine. Hanyuma icyo bita experience kingana n'ibyo yanyuzemo, ariko ijambo ry'Imana riruta urwo rwego. Cyabayeho mbere y'uko abaho. Nicyo yita ubwenge, ni ubumenyi yavomye mu baremwe n'ubwenge bw'Imana, aho ntaragera mu bwenge rwose. Noneho hakaza n'umunyamwuka. Umunyamwuka nawe akeneye ijambo riri bumufashe mu rusengero, muri kwa gutegura ya materaniro. Ariko tumufasha cyane umunyamwuka. Impamvu wa munyamwuka ari bufatwe n'utwo asanzwe ari umuriro waka. Nugira gutya urahita ugurumana, ntacyo bimutwaye, sibyo? N'umwambi gusa akeneye umwambi. Haleluya irahagije. Kuvuga ngo Imana ishimwe arumva iyo bashimiye ariyo, kuvuga ngo Imana yarakoze arabyumva. Yewe n'ishimwe rye hari igihe riba rimeze nk'iryahinyurwa mu bantu, ariko riturutse ku mutima we kuko Imana ye yakoze. Noneho hakaba n'umunyamubiri, nta bwenge agira, nta n'injiji, ntacyo akora na kimwe azi. Ni umuntu wibereye mu mubiri uri kwibaza nk'ibi bintu bari kuvuga ni ibiki, tuzajya mu ijuru se binyuze? Icyo kirere nta kirimo, ntari bujye kucyanariza, ntafite ubwenge bumutera kuhatekereza. Noneho ntafite n'umwuka umujyanayo. Noneho wabene ubwe nta n'umwuka w'Imana, akeneye kubwirizwa ku buryo abyarwa n'Imana kuwe muri wa mubiri. Rero iyo duteguriye abo bantu bose tukabirengagiza, hari abataza. Ikindi cya kabiri gituma abantu bashobora kutitabira amasengesho ni intego yayo. Iyo ari Imana yateguye uburyo bwo gusenga, irarika n'abigambiriye ko basenga. Ariko iyo ari ku ntego y'umubiri, ko ntitwirengagije ko amadini amwe n'amwe ategura ubwinshi bw'amasengesho kugira ngo bunguke ubwinshi bw'amaturo, sibyo? Noneho bikaba na ngombwa ko usanga badafite igitabo cy'abantu bakijijwe muri ayo masengesho, ariko bafite igitabo cy'amaturo yinjiye. Iyo ntego Imana ntiyikoreramo. Aho kugira ngo Imana iguhombye ayo uzana gutura idafite ikiri bushyire ku mutima wawe kuko itagiteguye, irakureka ukajya kwicururiza ukunguka iby'Imana iguheramo umugisha, ntabwo iguhereza umwanya wo gupfa ubusa. Rero ni impamvu nyinshi zituma abantu bataza. Iya gatatu ishobora kuba ari nayo mbi, ishobora kuba impamvu ya Satani y'ubuhenebere bushobora gutuma abantu bahunga urusengero. Ni izihe nyungu ziba ku muntu wasenze cyangwa ku itorero ryasenze? Iyo umuntu yasenze atandukanye n'undi muntu udasenga, what is the difference hagati y'abo bantu uko ari babiri? Aba bantu babiri, bwa mbere umuntu wasenze akingura gukora k'umwuka, akingura gukoreshwa n'impano z'umwuka, bigatuma itorero ryunguka, kuko urabizi ko itorero impano zungura itorero. Ariko n'ikirenze kuri icyo, umuntu wasenze ahabwa imbaraga zo kwirinda no mu gihe atazasengamo, kuko amasengesho ni impamba y'urugendo. Noneho bene aba bantu ntibagwa kimwe, abahagaze kuko aruzuzwa. Mu masengesho niho twuzurizwa imbaraga, bigatuma tugira resistance power.
kuko gusenga bituma umuntu arezisita, bituma ntabwo kugwa k'umuntu wasenze bimera nk'umuntu utarasenze, kandi ariko bose baba baguye. ariko hari ikintu ugomba kumenya, sibyo? Ntabwo burya ibintu bishobora umunyembaraga si nabyo bishobora umunyantege nkeya. Ko umuntu wasenze ni umunyembaraga. Urugero, reba Daniyeli muri Babuloni, yari umunyamasengesho, yahuye n'ibitero kugeza ubwo bakingura urwobo rw'intare bamusunikiramo, ariko uburyo bwe bwo kubana n'Imana bwatumye yihanganira no kugeragezwa, bituma atinyuka n'intare. Kuko umuntu wasenze twabanje kubona hasenga nde, ni umukiranutsi, sibyo? Noneho gusenga k'umukiranutsi bihumurira neza Imana, ariko noneho ikindi, umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, sibyo? Noneho uko gushira ubwoba no gushira amanga bituruka ku kizi. Mu bihe byo gusenga niho dukura imbaraga zituma duhamya. utumye ahita nibuka kuki Kristo akiri n'aha ku isi yakundaga gusenga, nicyo yabaga akuramo, kuko yatubwira ngo yirirwaga ngo akora ibitangaza akahara ku musozi asenga. Gusenga bituma umuntu usenga acishwa bugufi n'umwuka w'Imana, kuko iyo wegerana n'Imana cyane ugwiza guca bugufi. Iki kintu anise aho ntabwo mbyemera, ko abantu basenga cyane ugasanga ahubwo bariyemera kurusha, ugasanga biyemera nimba bavuga kwiyemera mu mwuka, aba yabeshye ko asenga ariko ntabasenga. akakubwira ngo twarasenze, akakubwira ngo njye mvuye mu yinga, kumva nyine hari ukuntu afite isumbwe kurusha undi utasenze. Ndakubwiza ukuri ko umuntu usenga by'ukuri umwuka w'Imana ntiyirarira, ntiyikakaza, ntiyishimira ikibi ku bandi. Umwuka w'Imana si rwo rukundo rw'Imana. None se niba usenga ntuce bugufi, ubwabyo gusenga biguhishurira gukomera kw'Imana. Impamvu umuntu uwo ari we wese yishyira hejuru ni uko aba atarashyirwayo, kandi umuntu wasenze amenyeshwa neza ko Imana yamushyize hejuru, yashyizwe hejuru. Rero niba usenga ukaba ukishyira hejuru nturashyirwayo, ariko niba wasenze uri hejuru, washyizwe hejuru n'Uwiteka. Imana yatoranyije mu bantu bari mu isi iraguhamagara, irakwiyegereza ngo iganire nawe. None se tekereza, Mose ntiyabanye n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40. None se iyo aza kwishyira hejuru, hari umwisiraheli wari kwegera amenya iby'Imana yavuganye na Mose, byari kugenda bitese. Ariko guca bugufi ni ikimenyetso cy'amasengesho. Kandi noneho umuntu wasenze kuko aba yegerana n'umwuka yakira impuguro z'umwuka cyane. Kwishyira hejuru nukoshywa n'umubi. Kandi Yesu yabwiraga abigishwa ngo musenge mutagwa mu moshya. None uguye mu moshya agutera kwirarira, ubwo se wasenze? Ko kenshi abantu badakunda no guhugurwa usanga ari abantu bitwa ngo n'abanyamasengesho, nta mwuka uba umurimo. Babantu reka mbivuga muri ino mvugo bihangane, babantu kandi si bibi wenda ku rundi ruhande, babantu bajya mu gihuru bavuga ati naraye, mbese ubona ko ari ibintu bisa biteye n'ubwoba, bakora ibintu badakora bagatinya ko abandi batinya. Kenshi usanga batemererwa guhugurwa, ugasanga ntabwo bashaka guhugurwa n'abayobozi babo cyangwa iki kintu umuruse. Ku ruhande rwabo n'abayobozi hari ikibazo, kuko hari umuyobozi mu by'ukuri udakwiriye kuguhugura. Bita abayobozi b'abanyamubiri, bita abayobozi abanyamubiri. Ntitwirengagize ko nabo babaho. Yego. Ntitwirengagize ko nabo babaho kandi badakwiriye kumvirwa mu gihe cy'inama z'umwuka. Yego. Kuko nta mubiri uhugura umwuka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibibora ntibiragwa ibitabora. Nuko biri, niko ijambo ryabivuze. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki? Impamvu ya mbere ni iyihe? Aba bantu wowe witwa umuyobozi wabo, ariko wirengagije ko umwuka ari ugukoreramo bakayoboka. Yego. Kuba utuyobora ntibisobanuye ko twakuyobotse. Yego. Noneho niba ugiye contre n'imirimo y'umwuka, ntuzigera ujya imbizi cyangwa ngo uhugure umunyamwuka. Ibyo tubyemeraneho, sibyo? Niba hari imbuto tutakuziho, ntabwo uzaza kumbwira ngo jya kwera izi nawe uri igiti kiri kurumbira hariya. Kabiri, ushobora kuba uri umuyobozi w'umukristo koko uyoboye abantu mu nzira ijya mu ijuru, ariko ntiwigisha abantu. Kuko kuyobora ntabwo ari ukubabwiriza, si ukubahanurira, ni ukubigisha. Abaroma buzura umwuka bawuzuye mu gihe cy'ububyutse bwa Pentekote, igihe itorero rikizwa
Petero abwiriza hagakizwa abantu 3,000. Ariko Pawulo abarebye abona buzuye umwuka ariko ntibafite ubwenge bw'umwuka, arabandikira aranabigisha. mufite ishyaka ritava mu bwenge. Yes. Cyacumi hari mu Baroma niko handitse. Urakoze, bafite ishyaka ritava mu bwenge. ritava mu bwenge. None yabonye icyo bakeneye. Pawulo amenya nuko abigisha rero. Ariko noneho iyo ushaka kwigisha umuntu usenga, ntabwo umubuza gusenga, ahubwo usengana nawe no mu bipfuye bye by'amasengesho kugira ngo umuramire ahagwire. Ntabwo wabyutsa umuntu utageze ahagwa. Ariko none wowe ushatse ngo azakwitaba utanabonye uko asenga, hari uburyo, sinzi niba navuga ngo ni siyasa, ariko hari uburyo bwo kurera umwana. Urabizi ko hari n'igihe ufata ubusa mu kipfunsi ukamuguta ngwino nguha akantu mfite hano kandi nta karimo. Ibyo bitewe n'iki se? Kugira ngo umukure aho ari, akwegere nibura ube nuko umufata, umukiza akaga yaragiyemo, ukamukiza akaga yari ari kujyamo. Ariko hari n'abandi bumva ngo ni abayobozi ntibakorane ubugwaneza. Pawulo yabwiye Timote ngo bahugurane ubugwaneza. Ubugwaneza rero butuma wihanganira n'injiji zo muri abo, sibyo? Bigatuma wihanganira n'abo batagira ubwenge kugira ngo bagezeho ubwenge bw'Imana wahawe. Kandi niba koko ufite ubwenge nk'umuyobozi bw'Imana, abo bantu ntibakunanira bafite umwuka. None Anise, gusenga n'Imana, karabaga gusenga ngo ni Imana, wasaba umuntu yabirekeye ngo ngewe n'amana yo gusenga mfite. Ntago gusenga ari impano, ahubwo ni ubuzima bushobora gutuma havamo impano zindi. Gusenga ni ubuzima, nta muntu n'umwe ufite impano y'uko ariho. Twari amatorero agira abantu bitwa b'inginzi babahamagariye, abantu bahamagariye gusenga n'Imana. Yes, hari umuntu ugira umuhamagaro. Juste umwinginzi ntabwo aba ari umuntu usenga gutyo gusa. Kuko gusenga hari umuntu usenga adahishurirwa, agasenga aterekwa, agasenga atabona wenda ibintu runaka. Ntabwo bisobanuye ngo uwo muntu, ntabwo bisobanuye ngo umwe uteretswe ntazasenga. Kuko gusenga si ukumva ibyo Imana ishaka kuvuga. Gusenga ni ikimenyetso cy'uko twizera ko Imana yacu itwumva, sibyo? Noneho umuntu umwinginzi n'umukumirizi ntabwo ari muri aya matorero bije gusa ni Yerusalemu bari bahari. Bituruka mu bantu bafite iryo shyaka n'umwete kurusha abandi. Hari ijambo nibuka wayiganditse neza bangu hagarara ku munara urindire abarinzi b'inkike. Hari amazina nzoga cya bitwaga abantu b'abanyamasengesho, abarinzi b'inkike, abarinda umunara bahagaze. Iki kintu ese niko cyagomye kuba gihari uyu munsi ko turi mu isezerano rishya? Icyo ushaka kuvuga isezerano rishya se, ku buryo hari imirimo yo gusenga ivaho? Yego. Maze abambere bo mu isezerano rishya twari dukuriye gusenga kuruta uko abambere basenze. Kubera iki? Kuko abambere umwuka yabahangagaho. Arabaho Kristo yaradusengeye muri Yohana 17. Ati Kristo yaradusengeye avuga ati ndabasengeye n'abazizezwa nanga bose ndabasengeye, asa nago bagisenga. Niko havuga se ngo naba Yohana 17 ngo umurongo wa mbere, nsengeye abangaba n'abazizezwa. Reka tuhasome. Yohana 17. Yohana 17 umurongo waho wa mbere. Dusome twumve ko wavuga nambivuze nabi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, sibyo? Noneho igice cya 17 here ku murongo wa mbere. Umurongo waho wa mbere. Nahageze. Haravuze ngo Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Ijambo ndarikunda. Murongo wa kabiri, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe. Bari abawe urabama. None dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe. Kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Murongo w'9, ndabasabira, sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Iri jambo ni igitangaza. Noneho 10, kandi
ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo, nubahirizwe muri bo, nubahirizwe muri bo, ni jana wa yeah, nubahirijwe muri bivuze ko icyubahiro bakimuhaye deja aragifite aka kanya. yes. Noneho njye sinyiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Wenda wagera aho ngaho umurongo wa cyanuza gusa naho nashaka kuvuga ntago wanditse nuko navuze nibeshye. Abango ndabasabira sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wamaye kuko ari abawe. Uzi icyo yari ari gusabira ababigishwa? Ni isezerano ry'umwuka wera. Kurumva yarabasengeye. Yes, ko uribuka ko yabwiye Petero ngo umwanzi yabasabye ngo bagerageze abagosore, ngo ariko nakwingingiye kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeza abandi. Yes. Yego, rero reka tuze twedemo tuvuga inyungu zo gusenga. Wabizanye mu mwuka, werekana ko umuntu usenga afite izindi mbaraga, afite indahishurwa, ibindi binageraho mu byo kubana n'Imana, agasabana n'Imana. Navuze byinshi. Tuze mu buzima busanzwe, umuntu wasenze agira isumbwe mu bifatika kurusha udasenga. Arega ubwinshi bw'ibyo dutunze ntibukwiriye no kuba ibyirato ku bandi duhuje kwizera. Impamvu ni uko kenshi iyo umuntu yagize isumbwe mu bifatika baravuga ati sha warasenze, n'umugabo yarasenze, reka agera ahangaha yarasenze. Iyo ni Imana y'Abanyafurika niko ifatwa. Impamvu mvuze ngo ni Imana y'Abanyafurika, ubundi abantu benshi dukurikira Imana kugira ngo igire ibyo iduha. Tuyitunga nk'Imana itugaburira dushonje, tukayitunga nk'Imana iduha akazi turi abashomeri. Juste ni Imana nk'umukozi wacu. Kosa rikomeye cyane. Ntabwo ari Imana nk'ubuzima bwacu. Iyo ibaye Imana nk'umukozi wacu, tubonera isumbwe mu mirimo yakorekewe ku muntu. Ntabwo tubonera isumbwe mu kuyizera n'uburyo bwo kubana nayo. Ubundi umuntu ukurusha kubana n'Imana ni umuntu ukurusha ubugingo bufite amahoro. Reka mbyite gutyo, ubuzima bwejejwe muri Kristo Yesu. Kuko bibaye ibyo, Nyamutunzi yari kubona ijuru Lazaro akaribura. Yego. Ariko ubwo bitagenze bityo, Lazaro wari umukene waryaga ibiguye hasi, n'imbwa za Nyamutunzi zirigata mu bisebe bya Lazaro. Yabonye ijuru, Nyamutunzi ajya Gihenomu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hatagira umuntu n'umwe wishuka, na Bibiliya irabivuga. Yesu yaravuze ngo ninde wabashutse? Aravuga ngo ubwinshi bw'ibyo aravuga ngo ubugingo mufite ntabwo buturuka mu bwinshi bw'ibyo mutunze. Ibyo utunze abandi badafite, Imana yabiguhaye ngo bizakubera urubanza igihe uzahagarara habonetse uvuga ngo njye ntabyo nari mfite. Musubize amaso inyuma murebe urubanza rwa Yobu. Yabwiye Imana ngo nta mupfakazi wambaye ubusa namumenye ngo mbure kumwambika. Aravuga ngo nta n'imfubyi yaburaye nayimenye ngo mbure kuyigaburira. Niba hari ikintu ufite abandi badafite, ni igipimo washyizweho kugira ngo uburyo bwo kugira ibyo abandi badafite Imana izarebe uburyo ubyitwaramo, nuko uzabana nabo musangiye kwizera. Niba usangiye n'abantu agakiza, mukaba musangiye ubugingo, mukaba mudasangira ibyo ufite, utunze Imana nk'imirimo, ntuyitunze nk'impinduka z'ubugingo. Icyo gihe uhezwa inyuma y'inkiki. Noneho niba hari icyo udafite, ntukwiriye gusenga usaba ibyo abandi bahawe. Kuko twebwe abizera, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hari ibyo abera barazwe rimwe. Ntabwo ari ikibanza, si inzu, si iduka, si imodokari, n'ubugingo bubonerwa muri Kristo. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo dufite ijambo rirusha ayandi yose gukomera. Ntabwo ari ukuba wicaye ku ntebe itegeka akarere, umurenge n'igihugu. No, Bibiliya ikomeza ivuga ngo muzaba mugize neza nimuryumvira. Rero ibyo udafite ntabwo ari ikimenyetso cy'uko utasenze, n'ibyo wabonye si ikimenyetso cy'uko wasenze. Ahubwo Imana yabiguhaye
kugira ngo ibikugeragereje icyo mukibuke. Noneho ikindi cya kabiri, hari n'igihe umuntu amenya gukora undi azi gusenga. Gukora kwawe bikaguhesha inyungu zo gukora, gusenga kwawe bikaguhesha inyungu zo gusenga. hari umuntu ukubwira ngo ntahamagariye gusenga akava ku kazi yakoraga akaza ahora asenga ati njye nicyo mpamagariye gukora, kandi ugasanga ubuzima bwe burangirika, n'ufite amadeni kuri butike niwe wambuye abantu ugira gute, kandi akubwira ati njye nahamagariye gusenga ndi umunyamasengesho akareka akazi. Bo birashoboka, Imana ishobora kuguhamagarira gutungwa n'umuhamagaro gusa. Ko dufite ingero z'abandi bigishwa, hari abantu bajya bavuga ngo na Paulo yabohaga amahema nibyo, ariko yayaboshye mu mudugudu w'abagiraga ubugugu, batari bazi gutanga, batari bazi gukorera Imana ngo baha abakozi b'Imana amafunguro. Simbwiye abandi ngo bubure gukora. Gukora ni umuhamagaro. Nubwo wasanga batarahamagawe bari gukora, gucuruza ni umuhamagaro, ahubwo ibyo wungutse ubikoresha gute. Yes, noneho hari umuntu ushobora kuba akora patiri, ibi tubyemeraneho, Imana ikamukura mu kazi, kamwe tuzabaho ari uko unkoreye. Ahubwo ikintu gihari ni kimwe, nuko tudafite abigisha bo kwigisha, existe nimvuga ngo abigisha bo kurera uwo muntu. Nibura ngo umuhamagaro we awubyazemo n'inyungu zo gutunga umubiri. Kuko umuhamagaro harimo n'ubuzima bwe. Mu muhamagaro haba harimo ubuzima bwe, imibereho ye. Ahubwo guhuza umuhamagaro n'ubuzima bwite bikamugora. Noneho byamugora agahora muri bwa buryo bwo gusenga, kuko umuhamagaro we ni amasengesho. Niyo adasenza agubwa nabi, ariko niyo yasenze ntabona uburyo bwo kubaho. Noneho bituruka mu makosa abiri: kuba ataramenye guhuza umuhamagaro n'ubuzima bwite kugira ngo imibereho yigende neza. Noneho bwa kabiri, no kuba abo yahamagariwemo batazi gukorera Imana, barigishijwe gukorera idini, bakananirwa gutunga wa muntu mu muhamagaro. Kuko niho havuka ikibazo ngo kana karasenga ngo bakamuhitura cyangwa bakagira icyo bamuha, bikaba ikibazo mu madini cyangwa mu bantu. Kuko afite Imana yo gusenga karasengera abantu, bagira icyo bamuha abandi babimbe bikaba ikibazo. Patiri, ntago byari ngombwa wenda ko mbivuga, reka mbivuge nashaka ababyumva ku mukanguzi, nta kibazo. Nahawe n'abantu inshuro zirenga enye. Umuntu yampaye imodokari, ayimpaye arambwira ngo nzayishyura miliyoni 6, ariko muhe 2, 4 azimparire. Untega amatwi unyumve. Ndakumva cyane. Imodokari nyigendamwe iminsi 3. Yasubiye uretse nanjye, hari n'abakozi b'Imana muzi bahawe amamodokari bakayakwa. Nanjye ndabazi benshi. Urakoze. Hari n'uwampaye inzu, arambwira ngo iyi nzu uzayibamwe imyaka 6 utanyishyura, ndagiye. Noneho dusengana isengesho ryo kugenda ry'urugendo yari afite. Imana irambwira ngo uyu mugabo ajyanye umugore w'abandi, mubwire ko aho agiye azahakenyukira. Ndamwana Imana irambwiye ngo aho ugiye uzakenyuka. Ahita ambwira uti inzu ntuzayinjiremo. Uwampaye imodokari uzi icyo yampoye? Yampoye kutamujyana i Musanze, yari ajyanye n'umwana w'umukobwa. Arambwira ngo tujyane, ndamufata. Ni umupapa wubatse, asohokanye n'umuntu agiye gusambana. Anise ati ndamutwara kuko yampaye imodokari. Nago wabikora. N'amahano. Uretse n'amahano, ni umukozi w'Imana. Nzi icyitwa gukorera Imana, ntabwo ari ukudufatishwa tuntu tufatika. Uretse n'icyo, ntibirabura kukubaho. Niba bitarakubaho uzashimira Imana. Uravuga njye cyangwa abangaba? Ndavuga wowe. Ndavuga wowe. Nta hantu urajya umuntu akavuga ngo ndaguha ibi bihumbi uhanurire runaka ibi ngibi, ubwira umusore ko umugore wari uriya byambayeho kenshi. None sinabikoze ariko urakoze. Ibyo aba bantu baha abo bitwa abakozi b'Imana, mu ntega amatwi abantu bari ku ijwi ry'umukanguzi, ntabwo kuduha ari umugisha kuri twe gusa, no kuba twakiriye ibyo muduhaye nabyo ni umugisha wanyu. Kuko ntabwo umugisha bawuhabwa no kuduha, bawuhabwa no kwakira ibyo twatuye. Yes, kwakira ibyo baduhaye. Nose ni kangahe, hari uwanyohereje 150 y'amadolari, aravuga ngo musengera iminsi 3, ndayatransfera ndamwanakira. Nta mafaranga wabona azatuma n'iseti mfukama ngo ngiye kuvuga izina ry'Uwiteka hejuru y'amafaranga. Wampa ngaheze?
rero kuvuga ngo ibyo babahaye ngo babatunga ntabwo gutura ari ikimenyetso cy'uko ufashije uwo uturiye, ahubwo uwo uturiye ni umwami wo guturwa. kuri uwo muhamagaro we ntabwo ari uko ari uwo gufashwa, ntabwo ari ushonje ngo uri kuziba icyuho cy'inzara. No, Imana iguhaye amahirwe yo kumenya umuntu wakira amaturo mu cyimbo cy'Uwiteka. Ibi mubimenye ko umuntu wubashye Imana, Imana yubahirwa muri we. Iyo Imana yubahirwa muri twe, twakira mukayaha abakozi b'Imana, ntibisobanuye ngo mwarabafashije. bituma n'abakozi b'Imana kenshi uwo muntu wamutaye ituro amufata nk'Imana, agatangira kumusenga, kumuramya, kumufata nk'umuntu udasanzwe, ugasanga bisuzugujwe wa mukozi w'Imana n'ibyo umuntu akora, cyangwa ugasanga akoze umuntu afashwe n'abasabizi cyangwa n'abatindi bo gufashwa. Ibi ndabibabwiye, gutura umukozi w'Imana ntabwo ari ukumufasha. No, wamfasha se wowe wifashije iki? Ariko ibyo mubikura dayimoni ntakabariganye. Gutura umukozi w'Imana ni ugusobanukirwa neza k'uwo muntu. Erega Patiri, ntabwo turi mu cyimbo cya Pawulo, ntituri mu cyimbo cya Yeremiya, ntituri mu cyimbo cya ba Yosefu, turi mu cyimbo cya Kristo. Turi intumwa mu mwanya wa Kristo. Amen. Ntabwo ari ukudufasha, natwe kubasengera ntabwo ari ukubafasha. No, niyo mpamvu twitanga tugasengera abantu tukamara iminsi 3 n'5. Ugasenga nutaguye ngo umusengere. Yes. Ni kango uzamusubira ugasaba usengeye abantu bagiye kubyara, usengeye abantu bafite ibibazo mutanaziranye. Tutanaziranye. Bitabiza mu mitekerezo kuko nicyo umuntu amagariye gukora. Si wowe twakoranye ikiganiro cy'amasengesho ku ijwi ry'umukanguzi. N'uyu mwanya si kumukanguzi, nihagire n'umwe uvuga ko namwatse ituro kugira ngo musengere. Mubo twabanye muri groupe, ninde twatse amafaranga ngo tumusengere? Hanyuma si uwo mwanya wacu wari uwo gukora iki? Ntabwo tuba tuyobewe ibyo dukora, sibyo? Noneho ntabwo tubasengera ngo tubafashe, namwe ntimutura ngo mudufashe. Ibyo mubyibagirwe. Tubasengera kuko umwuka wo muri twe uduhata gusenga. Imana ishimwe. Tubasengera kuko iyo tubwira yumva. Noneho kabiri, dusengana namwe kuko muri urugingo rwacu, muri ingingo zacu. Ntabwo ugutwi kwaribwa kuri Kurani seti ngo mbure guhungura. Ikibazo cyawe napfukamiye ngasenga, n'ijisho ryari ritokowe natokoraga muri ingingo za Kristo mu mibiri yacu. None ubwo muri ingingo za Kristo kuri twe, buri rugingo rwubakane n'urundi. Niyo mpamvu tubasengera. Niba ashobora kubakisha ibyo bifatika no kumubakisha kumusengera, nta kintu cyaba bitwa. Point. Si ikiguzi cy'amasengesho. Nawe si ikiguzi cy'amasengesho, ugufata ingwate. Nawe si ukumfata bugwate. Ibyo mubitekereze mutyo. Yego, yitwa Niseti niyo mugabo. Ndashaka ko dusengera hano, twarago gusengera abantu ko ikiganiro tuzagikomeza, kuko ndashaka ko tuzajya muri ritime muri uno mwaka twari tugezemo dusengera abantu, ariko kandi tubasengera atari ikiguzi cyo kugira ngo baduhe cyangwa bumve ko duhindutse imbata zabo. Bibaye ari ikiguzi cyo kugira ngo baduhe, mwaba mumaze kuduha ibirenze kuko twanze kubibasaba kandi mubifite. Ahubwo se kuki ubona tuzabigarukaho, abakozi b'Imana kenshi hari ukuntu basonana mu matwi y'abantu, bitwa ngo barasaba, bagasaba nabi ngo ni abakene. Njyewe ntabwo njya mbaveba, simba brayiminga. By the way, iki mukimenye, umukozi w'Imana atungwa n'umurimo yakoze. Yego, iki mukimenye. Gusaba bituruka umurimo yakoze, niyakire ibihembo ubusabane buke bwabo yasengeye, basabana n'Imana. Kuko iyo usangiye n'umuntu ubuzima bwo muri Kristo, umenya n'ikibazo afite. Ariko Imana imuha umugisha yansengeye, biba bihagije kumubwira ngo Imana imuha umugisha. Patiri, hari ikintu utazi. Hari n'ibisubizo abantu batabona kuko wagusengeye yasenganye amarira n'umubabaro. Kumbi ibimuze ngo ngwiki, amarira y'umuhanuzi atera n'ubukunguzi igihugu arimo. Karabaye gute? Inzara ya Eliya, inzara ya Eliya yatumye umupfakazi arya, ariko ikamya akagezi k'Isarefati. Abaturage babura amazi. Murasekeje. Iyo umuhanuzi ashonje, Patiri, aragusengera, Imana ikakubona nk'umupfapfa. Ntabwo mbabwiye ngo mungaburira Niseti sinshonje, sibyo? Nanashonje Patiri, ntiwayabika kabiri. Ndabizi cyane, ntiwayabika rwose. Ariko ntituri kubivuga ngo dusabe. Iki ni mukimenye,
umupfakazi yabigenjeje gute se? Eliya ahageze yabanje asonga agafu, Eliya arakarya amusengera amaze guhembuka. Umubiri urimo inzara, ndababwiza ukuri kugira ngo umwuka ufunguke. icyo ndagishuriye kabisa. Yamusengeye amaze guhaga, yamusengeye amaze kurya. kandi umwana ashonje. Elisa byagenze gute? Ntiyanyuraga ku rugo rw'umugore buri gihe, urwo rugo rwagiraga umugabo ariko rudafite umwana. Umugore aravuga ngo reka twubakire umuntu w'Imana icyumba cyo hejuru. Ubwo anyura hano biragaragara ko ataha kure, kuko ntitumuzi muri uyu mudugudu, ariko ni umuntu w'Imana. Twamwubakiye tukagabanya urugendo yari afite. Rukigabanuka, Elisa aryamye amaze kurya, aramanuka aramubwira ngo ni igiki ukennye mwa runo rugo? Ni ukumenyekana mu bakomeye ni iki? Aramubwira ngo nkunda kuba mu bacu, ariko ikindi byagenze gute? Yaramubwiye ngo Imana iguha urubyaro. Bigenze bitese, abanje kugira icyo akora. Igituma abahanuzi babahanurira babasaba ni uko mubasengesha bashonje, wamuhaye mbere y'uko agusaba. nta kindi ndenzaho, ubwo wumva arumva, ariko birababaje. Hari umwambaro bambitse abantu b'Imana batambaye, kandi ariko uzi ko hari n'abantu usengera bagasubizwa, bamara gusubizwa bakajya gushimira ahandi. ubundi se niba nsengeye umuntu ni ngombwa ko ajya gushimira aho asengera, akagenda hatanga icya cumi n'amaturo? None se kuki yaje ngo umusengere kandi agira aho asengera? Afite umushumba we. Kuki yaje kandi amufite? Ubundi bagiye bagumana n'uwo mushumba. Ahita avuga ati kanaka se pasiteri ajya gushimira umushumba. Kuki se waje ngo bari ugusengera? Ariko hari ibintu abantu bafite mu mutwe, niba ari capacity intellectuelle, niba ari inyigisho, niba ari ubuyobe, sinjya mbisobanukirwa. Umuntu aragusengeye, Imana ikemuye ibyo yasengeraga, warangiza ngo ntabwo ari kuri uru rwego rwo guhabwa ituro, kandi ari ku rwego rwakwinjije mu butabazi. Ibaze. Ari ku rwego rwatumye Imana imwumvira yiyirije ubusa, kandi ufite uwo mwiriranwaga uha amaturo ugira gute? Bashumba, ndabinginze muzi ko ibindi kuvuga ari ukuri, niyo mpamvu ntisegura. Ituro ry'umuhanuzi ribaho iteka ryose. Na Yesu yubashye ituro, abwira ababembe yaramaze gusengera, arababwiye ngo mugende mutange ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yategetse. Yaraza akaciro k'ituro. None se ariko yarihaga umutambyi, bari barishiriye umutambyi. None se igiseke Yesu yagiraga cyari iki? Agakesi Yuda yatwaraga kara karimo iki? Yari umushumba ariko. Inde? Yesu. Yesu. None twebwe turi mu cyimbo cyande? Ariko none ubwami Kristo yimye sibwo twimye. Ikimuhindura umushumba si cyo kiduhindura abashumba. Kubashije ngo yego nawagusiza amavuta na. Umva icyo Bibiliya ivuga, turabaraganwa na Kristo. Uko mwafataga Kristo nk'umuragwa w'ubwami bw'isezerano, ariko mufata nabo yaraze umurimo wo kubunga n'Imana. Barakubwira ngo bagusengeye igihe ki? Bagusengeye amavuta ashobora gutuma uhabwa ituro. Amavuta ntabwo ari ryo ndi kubasaba, ku mituro bizaguhesha umugisha, kutari impa birakureba, sibyo? Ntabwo ari cyo ndi kugusaba, ariko umuntu uhabwa ituro ntabwo agomba kuba ngo yarimitswe. Usome Bibiliya. Eliya yimitswe nande? Ni Imana yamutoranyije. Hanyuma se muri mwe murahamya ko twebwe nta Mana yadutoranyije? Kabiri, Pawulo yasengewe nande? Nawe mbona. Si Imana yamutoranyije? Hanyuma se twebwe murahamya ko tutatoranyijwe? Tuvuge n'abandi. Melikisedeki umwami w'i Salemu, Aburahamu amushyira icya 10, yari yarimitswe nande? Ariko kuki bitavugwa n'abigisha bafite amaturo n'amadini babirenze ingoye? Hari ibintu bigeze mu 9 nabonye amadini atazabigisha kugira ngo mugume munsi y'ukuboko kwayo. Amadini azabahisha imbabazi z'Imana kugira ngo muhore muri abacakara imbere y'amadini, muhinda umushyitsi kugira ngo abantu babigarurire. Bwa kabiri, kubigisha uburyo umuntu atambuka idini akegera Imana bizabagora, kuko bo bahagara hagati yanyu n'Imana, ntibababwiriza ibya Kristo. Iterabwoba ryo mu madini nimurikira muzamubonye ubugingo. Ahantu muzumva babigisha imbabazi, nushaka uzahatinda. Hano bakwigisha imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana, nushaka uzahatinda umwuka w'Imana abahafite icyicaro. Yego, anise nagira ngo usenge. Ikiri ku mutima kivuge, undi usenge, kuko